ku isonga ariko mubyeyi hari abadusonga. Mubyeyi agahinda kacu kumve maze utegeke duhabwe uburenganzira bw'ibanze n'amategeko atugomba. Urakarama mubyeyi w'Abanyarwanda, umuturage ku isonga hatagira ikimusonga. Mu by'ukuri mu byo wambajije ngo ubutabera, nta butabera ndabona muri uwo mwaka wose maze narasenyewe, ariko nubwo bansenyeye hashize umwaka nari maze n'imyaka igera kuri 3 n'ubundi ndi mu karengane, kuko umutungo wanjye nta burenganzira mfite bwo kuba nafata credit cyangwa nawukoresha icyo nshaka. N'ubundi wari uri mu maboko leta yari yarawushimuse. Noneho ndibaza ingaruka zizava aho hantu. Nje narabwiye bagiye guharibu akazi katari ngombwa. So abayobozi nabo baje batunyomoza niba ibyo tuvuga tubesha cyangwa tubahimbira, bazaze batubwira ati bihereye uyu munsi twabonye imirambi niyi ndetse twayishinguye aha naha kubw'amanegeka. Ababyeyi bacu bayisenya bavuga ngo inyungu rusange zitatugeraho. Ni inyungu rusange koko? Inyungu rusange zihutaza abana, zigahutaza abasaza, abakecuru n'ababyeyi, si ubwo ni inyungu rusange koko? Hoya, ni inyungu za bamwe. Hashize umwaka abaturage ba Kangondo ya mbere n'iya kabiri na Kibiraro ya mbere ahazwi nka Bannyahe, aha ni mu karere ka Gasabo, umurenge wa Remera, mu kagari ka Nyarutarama basenyewe. Bamwe muri bo bakaba bazindukiye mu matongo yabo bagaragiwe n'ibibondo. Umuryango wa Jean Dodier ihora habona igizwe n'abantu 7. Ihora habona Jean Louange afite imyaka 14. Mu nyandiko irimo akababaro n'intimba yasabye umukuru w'igihugu kubarenganura ko ngo barenganye umwaka ukabushize. Umujyi wa Kigali ufatanyije na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu bafashe icyemezo cyo kwangiza imitungo y'ababyeyi babo. Kugeza ubu ngo bakaba barabuze ubarenganura, bakaba bavuga ko ngo nta byiringiro bafite by'ejo hazaza. Nitwa Wabona Jean Louange, nuye mu murenge wa Kinyinya, kagari ka Gasharu, mudugudu wa Gatare. Ndashaka gusaba Perezida wa Repubulika, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, ndasaba njyewe Urabona Jean Louange, turagusaba kuturenganura. Uyu munsi umwaka urarangiye, umujyi wa Kigali ufatanyije na Minaroke bangije umutungo w'ababyeyi bacu. Kugeza ubu twabuze uturenganura, turi mu gihirahiro. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tumaze umwaka turi mu buzima bubi, twatewe na bamwe mu bayobozi kubera ko umutungo wangijwe niwo wafashaga ababyeyi kutwitaho, batwishyurira amashuri. Umutungo wavagamo ibidutunga nka mituweli, kandi natwe tubamo. None ubu umwaka urashize nta rwego na rumwe ruturenganura. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, turabizi ko ukunda Abanyarwanda kandi umuturange ku isonga, ariko mubyeyi hari abadusonga. Mubyeyi agahinda kacu kumve maze utegeke duhabwe uburenganzira bw'ibanze n'amategeko atugomba. Urakarama mubyeyi w'Abanyarwanda, umuturage ku isonga hatagira ikimusonga. Murakoze. Isingizwe Celine nawe yunze mu rya musaza we atakambira Minisitiri w'Ubutabera icyarimwe akaba n'intumwa nkuru ya leta, amubwira ko anyotewe ubutabera. Iki kibondo kibukije ko umwaka ushize bibuka intimba, umubabaro n'imvura yabanyagiye, nyamara ngo kugeza ubu ngubu bakaba nta butabera barabona. Nitwa Isingizwe Celine, ntuye mu murenge wa Kinyinya, kagari ka Gasharu, mudugudu wa Gatare. Gutakamba Nyakubahwa Minisitiri w'Ubutabera, twebwe abana bahora Jean Dodier tunyotewe ubutabera. Uyu munsi umwaka urashize twibuka intimba, umubabaro, imvura nyinshi yatunyagiraga, tubona umutungo w'ababyeyi bacu urimo gusenywa. Abayobozi bose
ab'umurenge wa Remera barangajwe imbere na Murekatete Patricia, ab'akarere ka Gasabo barangajwe imbere na Deya Umwari Pauline, ab'umujyi wa Kigali barangajwe imbere na Rubingisa Prudence, na Minaroke irangajwe imbere na Minisitiri Professeur Shyaka Anastase. Turibuka 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 we. Tungo y'ababyeyi bacu bayisenya bavuga ngo inyungu rusange. Inyungu rusange zitatugeraho ni inyungu rusange koko. Inyungu rusange zihutaza abana, zigahutaza abasaza, abakecuru n'ababyeyi, si ubwo ni inyungu rusange koko. Hoya ni inyungu za bamwe. Utabera we, utabera we, turaguhamagaye ngwino, utabera ngwino, tugufitiye inyota. Nyakubahwa Minisitiri w'Ubutabera, turasaba Minisiteri ubereye umuyobozi niduhe ubutabera kuko tubukeneye. Umushoramari nahabwa ibye, natwe duhabwa ibyo amategeko atugomba. Utabera ngwino turagukeneye, utabera ngwino turagukeneye. Murakoze. Ihora habona Jean Dodier, umubyeyi w'ibi bibondo, aganira n'Umubavu TV online icyarimwe n'umubavu.com, yavuze ko yaje kwibuka uburyo ku itariki ya 18 ukwezi kwa gatatu aribwo ubuyobozi bwafashe icyemezo cyo gusenya imitungo yabo. Akaba anavuga ko ngo bayishimuse nta ngurane ikwiye babahaye. Akaba avuga ko yazanye umuryango we kugira ngo abibutse ko leta ariyo yabasenyeye, nibajya bagira icyo babura bazajye bibuka ko ngo barenganyijwe. Jean Dodier, tubasazana mu kibanza ubu butaka ariko bivugwa ko atari ubwanyu, nibyo? Nibyo, mudusanze hano mu kibanza. Uyu munsi ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatatu 2021 ni umunsi utazigera wibagirana mu mateka yacu, kireka ubutabera bubashije kuboneka bukaturenganura bukaduha icyo amategeko atugomba. Ariko ubu butaka ni ubwacu kuva mu mwaka wa 2003 kugeza uyu munsi ni ubutaka bwacu kubera ko tubifitiye ibyangombwa. Uyu munsi rero umwaka urashize, umujyi wa Kigali ufatanyije n'akarere ka Gasabo barangajwe imbere na Minaroke bangije umutungo wari muri buno butaka, bawusenya bavuga ko batwimura ku mpamvu z'inyungu rusange, ariko mu by'ukuri nta nyungu rusange twigeze tubona. Abana baragira bati inyungu rusange zifatugeraho nizi. Urabyumva nyine ko mu byo bavuga nta nyungu rusange, ni inyungu za bamwe. Rero uyu munsi twebwe twaje mu butaka bwacu kubera ko amazu barayasenye, twaje nyine kwibuka kuko ahangaha niho twabaga hatubeshejeho, ariko uyu munsi turi mu gihirahiro, tumaze umwaka, nta rwego na rumwe twigeze tubona rabasha kuturenganura. Rero kugeza kuri ino tariki twaje kugira ngo n'abana babibone, kuko uyu mwaka wose ushize nta butabera tubona, nabo ubwabo babone neza ko papa wabo ejo cyangwa ejo bundi hari ibyo bagiye bansaba rimwe na rimwe nkayibura, kandi bataransenyera ibyo bashaka byose barabibonaga. Ari amashuri barigaga, ubu ngubu nubwo bambaye uniform ariko ntabwo barishyura. Nuko gusa nyine ikigo bigagaho nari mfite uko bamfata. Nasabye abayobozi b'ikigo ngo babe babamfatiye nzashakisha uburyo mbasha kubona minervari. Rero iyo babona batarishyura minervari kandi mbere narayishyuraga mbere yuko bajya kwiga, barabimbaza. Rero nabazanya no kugira ngo bongere bibuke ko ibyabishyuraga minervari biri mu maboko ya leta uyu munsi. Hari ubwo bajya bavuga batari ko bari abantu bari batuye hariya niyo tubareka imivu yari kubatwara. Ntago mubona ko leta yabagiriye neza ko yarabakuye hano mwari bugira ikibazo cyuko umuvu wari bubatware? Ndatekereza ko nawe uri umuntu w'umugabo kandi urareba. Urabona aha duhagaze, master plan ni inzu zigeretse. None se inzu zigeretse nizo uzayihubakaho hano ni mu ijuru kurya azayihashyira ntagire ikibazo igira? Aha ngaha ni ukuvuga ngo ni igitugu n'agahato byakoreshejwe kugira ngo imitungo yacu yangizwe. Hepfo hano muri metero 25 hari umuhanda wa kaburimbo. None ubwo urambwira ngo
ngo batwimuye kugira ngo isuri itazadutwara, izo mpuhwe ni nk'izabiheshya. Rero ntabwo n'iki ko bagiye kwashyira inyubako. Master plan turayifite, n'ubu ngubu nuko ntayizanye, byose turabifite, ibyangombwa byacu birabyerekana. Rero ni ukuvuga ngo bashye babeshya impumyi, kandi impumyi nayo wayibeshya ariko ikumva cyangwa se ikabaza. Rero ibyo babeshya abataza amateka y'aha hantu. Aha ngaha amateka yaho ni umushoramari uhashaka. Iyo tuganiriye n'abadepite, hari abadepite twaganiriye batubwira ko ikibazo cyanyu bakigejeje mu nteko ishinga amategeko, hanyuma bakavuga ko bakigejejemo ariko bagasanga kiri mu butabera. Ntago wowe wagiye mu butabera? Iby'abadepite byo ndumva utanabimbaza, kuko abadepite bacu iyo bavuga ko ari intumwa za rubanda, ariko ni intumwa za leta, ntabwo ari intumwa za rubanda. Niyo mpamvu rero iyo nk'ubu ngubu ngewe ejo bundi nabibonaga abadepite barimo baravuga, hari n'uwo nigeze mbona ko mwakoranye ikiganiro ku Umubavu, nawe avuga ko ngo ikibazo cyacu ngo batigeze bakibona. Ngewe ejo bundi naragifashe none nandikira nyohereza umudepite umwe, nabwo ayo mubeshya mukavuga ngo ntabwo ikibazo cyacu mwigeze mukimenya. Ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatatu 2020, mbere y'uko badusenyera hano, twanditse turi abaturage 511, ibaruwa yabo ndayifite. None nahise nyimwohereza, mbwa ati urabona ngewe umunsi nzahaguruka nje kuva ku kibazo cy'abadepite, nzaza nitwaje no baruwa kugira ngo bigaragare ko mwitwa ko muri intumwa za rubanda, ariko muri intumwa za leta, ntago muri intumwa za rubanda. Kuko iyo mubeshya ngo ikibazo cyacu ngo ntago mugize mukibona, dufite puresebusiyo yanyu y'abaturage 511 twabandikiye tubasaba ni ibaruwa y'impuruza. Icyo gihe twayanditse ari ibaruwa y'impuruza. Rero abadepite ikibazo cyacu cyabagezeho, ubutabera bw'akarere ka Gasabo icyo gihe bwari bimaze kwanga kwakira ikirego cyacu, buvuga bushingiye ku ngingo 3. Ingingo ya mbere bwavuga ko twatanze igarama rimwe kandi turi abaturage benshi. Iya kabiri bavuga yuko ngo twatakambiye urwego rutari rwo. Icyo gihe twatakambiye Minaroke, ngo twagomba gutakambira umujyi wa Kigali. Icya gatatu bavuga yuko twareze turi hamwe ngo kandi tudasangiye inyungu, ngo bashingiro kuri izo ngingo 3 ngo ntabwo ikirego cyacu kigomba kwakirwa. Icyo gihe rero batacyakiriye nibwo noneho twinjiye mu nteko. Icyo gihe twandikira inteko, nta muntu wari uri mu rukiko, ariko tubonye nabwo ntacyo bavuze, bicecekeye, nibwo buri muntu ku giti cye yagiye atanga ikirego. Ubwo butabera rero mbaza nabugiyemo. Ariko umwaka urashize, wabyumvise mu muvugo w'Abana, umwaka urashize nta rwego na rumwe rubasha kuturenganura. Ukibaza ese ubutabera bwo mu Rwanda bavuga ngo umuturage ku isonga kandi bamusonga, ubwo butabera ni butabera nyabaki? Kugeza ubu nta butabera urabona? Kugeza ubu nta butabera ndabona, kuko n'ikirego cyanjye ndumva mperutse aho mperutse kukibwira. Ikirego cyanjye nanatanze muri Gasabo, umucamanza w'urukiko rwisumbuye rwa Gasabo yafashe umwanzuro avuga ko kugira ngo hatazaba kubusanya kw'inkiko, ikirego cyanjye yaragitransferiye akijyana Nyarugenge, kubera ko ibindi birego by'abandi baturage biri Nyarugenge. Ubwo ni icyanjye cyagiye Nyarugenge. Niho namubaje namwe ati se ko uvuga ngo hatazaba kubusanya kw'inkiko, akarere ka Gasabo kagira amategeko yako na Nyarugenge kagira amategeko yako, k'icyo tubasaba ari uko mukurikiza amategeko tugahabwa uburenganzira busesuye. Ubwo rero ikirego nyine ngo bacyoheje Nyarugenge, ariko ibyo byose na karengane, kuko urumva niba amaze umwaka ndi mu busembere, abana banjye babayeho nabi, nanjye ubwanjye mbayeho nabi. Abana iyo babonye ngira inzaze aje kwishyuza, rimwe na rimwe akanyishyuza nta mafaranga mfite. Kwisobanura kuko ngiye ntabwo njya mbahisha, kwisobanura nisobanurira imbere yabo kugira ngo barebe ko ibibazo turimo kurwana nabyo sinjye wabyiteye. Ni nayo mpamvu naje hano rero, kugira ngo babone ko ubutaka bwacu burahari. Bari babuzi harimo amazu bayasenye imvura iri kugwa nyinshi bareba. Ibyo rero nibyo mu by'ukuri mu byo wambajije ngo ubutabera, nta butabera ndabona muri uwo mwaka wose maze narasenyewe.
ariko nubwo bansenyeye hashize umwaka nari maze n'imyaka igera kuri 3 n'ubundi ndi mu karengane kuko umutungo wanjye nta burenganzira mfite bwo kuba nafata credit cyangwa nawukoresha icyo nshaka n'ubundi wari uri mu maboko leta yari yarawushimuse ku buryo n'ubu ngubu umutungo wanjye leta yarawushimuse. Turasaba rero ubutabera, niba koko imbere y'amategeko twese tungana niduhabwe ubutabera. Watubwiye ko umaze umwaka wibuka, ntabwo urahabwa ubutabera nk'uko wabitubwiye, imitungo yawe yakuvuye mu maboko yagiye mu maboko ya leta nk'uko wabivuze. Umwaka utaha bigeze ikindi gihe utarahabwa ubutabera nabwo wakongera kwibuka, ni igikorwa kizakiba buri mwaka? Birumvikana kuko nuvuga ngo kwibuka hari ikintu kibasha kubikuraho. Niba nibuka intimba natewe no kwamburwa uburenganzira ku mutungo wanjye, ubuyobozi buwushimuta bukawushyira mu maboko yabwo, kugeza uyu munsi ukaba uri mu maboko yabwo, mu gihe cyose ntarahabwa ubutabera nemererwa n'amategeko ngo umutungo wanjye mbone ingurane cyangwa se indishyi ikwiye y'umutungo wanjye wangijwe, nzahora nibuka. Hanyuma hari bagenzi banyu bamwe bagiye ni Busanza mu Busanza, kuki mwembo mutagiyeyo kandi leta yari yarubatse amazu hariya? Ariko Theo, ndatekereza ko utarigeze ubona umuntu ubasha kugufasha uburi igiceri cy'ijana ukageza aho ubasha gutunga miliyoni, ukageza aho ubasha gutunga miliyoni 70 akabona kuza ngo aje kugufasha. Ubwo bufasha ni bufasha nyabake bakuzaniye, nta bufasha burimo. Nawe ubugomba ahubwo mbugeze mu gihe cyo gufasha abandi. Rero leta hari abagomba kubakirwa, nigende bubakire. Ngewe n'ababwiye ngo itegeko nshinga niba riduha uburenganzira bwo gutura aho dushaka dufitiye ubushobozi, urajya kuntuza aho ndashaka kubera iki? Ariko hariya mu Busanza itegeko nshinga ni hehe rivuga yuko umushoramari aza kwimura umuntu, yamara kuza kumwimura akamubarira akamugenera kuko baratugeneye, yarangiza akakugenera hajya kugutuza, yarangiza akagena agaciro k'umutungo wawe, yarangiza akagena inzu agutuzamo. Izo mpuhwe muri iyi si ko perezida wacu yavuze ngo isi nta mbabazi igira, izo mbabazi yabazikuye. Rero ntabwo ari amazu, ngewe ntabwo ndi mu rugero rwo kubakirwa. Hari abagomba kubakirwa, nabagende bubakira abo ngabo, udashaka kubakirwa bamuha icyo akeneye. Hano hamaze iminsi mwarasenyewe biragaragara, ntihabyaje umusaruro, hamaze umwaka adabyaza umusaruro. Kuba hatarabyaje umusaruro, leta yavuze ko hari ibyo giye guteganya kubikorera, umwaka ushize itabikoze, nk'abaturage ku butaka bwanyu buri gupfa ubusa akanya ko twabivuga, mu bitekerezaho iki? Icyo tubitekerezaho, urabona ko ubu butaka buri mwaka ibiciro by'ubutaka birazamuka. Icya kabiri, hano harimo amazu akodeshwa. Ni ukuvuga ngo mu kirego indishyi z'ubukode bw'amazu yanjye buri kwezi, ni ukuvuga ngo nasabye urukiko ko bugomba kujya buzibara buri kwezi kuko nabagaragarije ibimenyetso. Ni ukuvuga ngo rero ibyo byose twabisabye ubutabera, kandi ari nabwo tunyoteye, mwabyumvise mu mvugo w'Abana, ubutabera turabunyotewe abaturage ba Kangondo. Ibyo byose mu kumpa ubutabera bazagomba kubireba, bagomba kubireba bakandenganura. Ubundi mugituye hano muri fite ayo mazu mwatangaga imisoro muri leta? Ibyo byose byarakorwaga. Ni ukuvuga ngo nuko nyine haje icyo kintu cy'umushoramari, na leta ikajya mu bitugu by'umushoramari kurebera umuturage, igaha agaciro umushoramari kurusha umuturage. Ariko ibyo byose twe twarabitangaga, kuko ibyangombwa by'umutungo turabifite, n'ibisabwa byose turabifite. Turi kugana ku musozo. Usibye ubutumwa abana batanze, we n'ubuhe butumwa ufite kuri uyu munsi? Mfite ubutumwa bumeze butya. Ndasaba nyakubahwa Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mushya Gatabazi Jean Marie Vianney, tunamwifuriza ndetse akazi keza. Mu kazi aje gukora, turagira tumusabe akarengane kacu katangiye ku bwa Minisitiri Kaboneka. Akiri Minisitiri Kaboneka ntabwo yigeze akemura ikibazo cyacu
ahubwo we yaduteraga ubwoba ndetse yanatubwiye ngo tuzagera mu mategeko tutakiri hano, kandi koko ijambo yatubwiye biragaragara. None se urabona amategeko tutarahavuye, amategeko ataraturenganura. Yarinze ava ku ntebe ikibazo cyacu kidakemutse. Tubonye Minisitiri Profeseri Shyaka aje, dukoma tuvuga ngo umubyeyi araje. Dutegereza ijambo ryiza rizava mu kanwa k'umubyeyi, iryo jambo twararibuze. Ndibuka mu nama yigeze dukoresha hatubwiye ngo mugende mubwire abaturage ijambo ry'ihumure, ariko ijambo ry'ihumure rye ryakurikiwe no kudusenyera. Hibaza ese ijambo ry'ihumure ni ugusenyera abantu? Rero na Profeseri Shyaka avuye kuri iyo ntebe adakemuye ikibazo, ahubwo asize amarira, impinja zirira, abana barira, abakecuru n'abasaza, ababyeyi turira, niyo marira asize. Nkaba nsaba rero Minisitiri mushya Gatabazi Jean Marie Vianney, iyi ntebe aje kwicaraho ni intebe iriho ibibazo byinshi. Mbere y'uko ayicaraho abanze yinjire mu bibazo byacu, atubwira ijambo ryiza, cyangwa se niba nawe aje kutubwira ijambo ridukomeretse nk'abamubanjirije, simbizi. Ariko twebwe dufite intwaro eshatu twitwaje. Intwaro ya mbere ni ugusenga, intwaro ya kabiri ni ukwiyambaza ubutabera, amategeko, intwaro ya gatatu rero ni intwaro yo kuvuza induru tugataka cyane. Niba ubutabera butaturenganuye, turasaba inzego cyangwa se mu Rwanda abategamiye kuri leta, nge ntawe nkibita abategamiye kuri leta n'abegamiye kuri leta, ahubwo tuzavuza induru cyane, imiryango mpuzamahanga idutabare, iturengere nibiba ngombwa, kuko uburenganzira bw'ibanze twarabuvukijwe. Duhabwe ubuhungiro, duhunge, kuko kugira ngo ube mu gihugu HCR itakuzi, niba baje bagwa n'ibyo bigori, afazari wagenda ukajya mu bindi bihugu bikatwakira nk'impunzi, nk'uko u Rwanda narwo rwakira impunzi. Ubwo rero akaba nsaba Minisitiri mushya Gatabazi Jean Marie Vianney, rwose mu byo agomba kwitaho cyane, abanze yite ku kibazo cyacu, abamaze gusenyerwa, abamaze imyaka turi mu gihirahiro. Ariko natakikemura, twebwe ni ukuvuga ngo izo ntwaro karesha tutakomeza tuzirwanije, dutabaza amahanga adutabare, nibinaba ngombwa tuzandikira za ambasade ikibazo cyacu kigereyo. Bityo ni ambasade nizo zibaha imfashanyo, ariko izo mfashanyo niba imfashanyo baba hari ukuza kudusenyera, ubwo nabyo tuzabimenya. Ariko ni ukuvuga ngo mu ntwaro tugiye gukoresha ni izo ntwaro eshatu. Hanyuma iyo murebye Minisitiri Profesa Shyaka Anastase ari mu basimbujwe mu minsi ishize mu nama ya minisitiri ateranye, mubona ikibazo cyanyu cyashoboraga yarakinaniwe ku buryo byari bikwiye ko asimburwa? Ntabwo ikibazo cyacu mu by'ukuri, ntabwo ikibazo cyacu kinaniranye. Ikibazo cyacu twebwe dusaba nuko bareba amategeko icyo ateganya. Rero ntago cyabananiye, ahubwo nuko bagenda bakingirana ikibaba, kuko witwa umushoramari hano ni umuvandimwe wa Minisitiri w'Ubutabera. Rero iyo turebye iki kibazo ubona gifitanye isano n'ibiryango n'ibisanira no gukingirana ikibaba, bigatuma ikibazo cyacu kitabasha gukemuka hakurikijwe amategeko. Rero bakomeza kugenda baduteragana kugira ngo unanirwa ave mu nzira, kuko n'abari abagiye mu Busanza ntago bagiye kubera ko bahakunze, ahubwo mbonereho kuboherezayo kuko barimo baratabaza, ubuzima bwabo bumeze nabi. Gute? Nukuvuga ngo abariyo ntabwo impamvu bagiye atari uko bahakunze, ahubwo bagiye kubwo kunanizwa, kudakemurirwa ikibazo, ugasanga ubuzima burakunaniye, ugapfa, ni nko kwiyahura, ugapfa kwiyahura yo bajya hariya. Rero rwose gutinda kugikemura ni ukugira ngo tunanirwe, uzajya atakara mu nzira nyine, ubwo umushoramari abona iby'ubusa. Atakara mu nzira, leta ihesha umushoramari iby'ubusa, kuko n'aha ngaha hose nicyo bari bagamije, ni uguhesha umushoramari ubutaka bw'ubusa. Ariko kubera ko tuzi ko Imana dusenga ikomeye, ibi byo bakoze mu jisho ry'Imana, ni nayo mpamvu iki kibazo bataragikemura nta mahoro. N'umushoramari ushobora gushyira amazu hano atarakemura ikibazo cyacu ngo abana bacu bishime natwe twishime, nta mahoro ashobora kugira. Urakoze cyane, turagushimira. Murakoze namwe.
ntabwo ngiye guhakura ariko murabanza mu mbabarire mbanze fata umunota wo kwibuka abaturanyi twari duturanye kandi twabanaga amahoro ndetse mfate uwo munota ndakubiramo hari byinshi nibuka. hari umuhanzi wari inshuti yanjye wapfuye ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatatu kandi nanjye kwa kabiri kandi nanjye umutungo wanjye wasenywe ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatatu. muranyihanganira rero mfata umunota nibuka abo baturanyi, nibuke abo bavandimwe twagiye tubura kuko twabuze ibintu byinshi muri uyu mwaka wa 2020. Murakoze noneho twakomeza. nari nkubajije nti iyi fumba ugiye guhakura? Iyi fumba rero ubundi njye nitwa Barize Fabien, ntabwo ari uguhakura ahubwo iki ni ikimenyetso abasaza n'abakurambere badusigiye. ubundi kera iyo wabaga ufite igisambu cyangwa se ubwatsi ushaka kubukoma washingagamo icyo bita gasopo. ubu butaka mpagazemo ni ubutaka bwanjye, ikibanza ni UPI 1663 nasenyewe. ibikorwa byari biri hejuru bigakurwaho, nkaba mbufitiye ibyangombwa, nkaba mbukoma niyama buri wari we wese, yaba umushoramari yaba uturutse hehe, nkamuha agasopo ko ubu butaka bukomye. nkaba mbikoze ku mugaragaro muri UPI yanjye 1663 ko nta muntu wemereye kugira icyo akorerwamo mu gihe ataraza ngo twumvikane. hanyuma umwaka urashize, ubuzima bumeze bute mu mwaka wose mutarahabwa ingurane? nubwo hari abagiye bayemera bakayihabwa, mwebwe kubera iki ubuzima bwanyu se bumeze bute? mwabonye uburyo bwo gukomeza kubaho? mu minsi yashize nibwo nateye ababyeyi banjye kubera ubuzima bwari bumereye nabi. ubuzima bwamereye nabi, leta yansenyeye umutungo. hano nari mfite imiryango igera muri 3 ndetse no mu bikari nahakuraga, nabashaka kuhakura 90,000 nanjye nkahakorera. urabona ko ari ku muhanda, urabona ni umuhanda uva Kibagabaga winjira hano i Nyarutarama. nabashaka kuhacururiza, abaturage hano baranzi, hano cyane cyane banze ku izina rya Kazungu. hari ahantu habasha kumfasha mu buzima bwanjye bwa buri munsi, ariko aho maze kwamburirwa uwo mutungo ubuzima bwanjye bwabaye bubi ku buryo n'utuntu nari nazizigamye ngiye kukubwira. mperutse kugurisha akabanza mu murenge wa Rutunga kugira ngo ubuzima bubeho, kuko nubwo bafungiranye bamaze no kunsenyera nta kintu nari nsigaranye uretse ako kabanza nari naraguze mu murenge wa Rutunga. abantu barabizi, naragiye nkagurisha ku mugaragaro, mbasha kubaho muri Covid. utekereze ko kuva Covid yatangira na yafu bajya bavuga ngo irasharira, njyewe nta niyo nigeze mbona. kubera icyo utayibonye? ntabwo wari ufite ahantu umudugudu, isibo, ahantu hererewa ku buryo bakugezeho? urumva muri 2007 nibwo naguze hano hantu. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yari amaze gutsinda amatora, yaravuze ati rubyiruko muhaguruke mwihangira umurimo. nanjye koko nahise niyumvamo imbaraga, ndahaguruka nihangira umurimo ku buryo n'uyu munsi tuvugana ntabwo nifuza gusabiriza. simbyifuza, nta n'umwana wanjye cyangwa nta n'inshuti nta n'umuturanyi nzifuza ko yasabiriza. narabihakanye, ntabwo bizashoboka. nabonye rero ari itesha agaciro, byaba biteye isoni umuntu nkanjye ngiye gutonda umurongo nshaka ifu yaboze kandi narihaga. hano iyo banyishyuraga ayo mafaranga naguragamo umuceri ngatereka mu nzu, nkaguramo amavuta, nanjye nkabaho neza nk'abandi bakiri bose nk'abari abakibagabaga. hanyuma leta yavuze ko yabasenyeye kubera ko iyo haza umuvu ari bubatware. ziri mumwe mu mpamvu zo kubakura ngo mu manegeka, ubundi mukavuga muti ni abashoramari bashaka kuhashyira inyubako, bakavuga bati twabubakiye amazu. hari nango abagiyeyo, kuki mwe mutagiyeyo? Teo reka nkubwire, kunsenyera byahise bituma ntekereza. natekereje abantu ba hariya mu Kiyovu babasenyera babakura hariya, barababwiye ngo batuye mu byari by'inyoni. noneho bageze ari Kimicanga, abantu barabyibuka, bageze ari Kimicanga hari iturufu ryaje, baravuga ngo bari kusenyera abantu kubera ko batuye ngo inzu zabo ni nyakatsi. noneho baje hano i Nyarutarama bazanye iturufu rivuga ngo dukura abantu mu manegeka. ariko byaba bitangaje, iyi nzu yanjye nari nayiguze muri 2008 bishyira 2009, nari mpamaze imyaka myinshi
nta muntu twigeze dukura hano ngo tujye kumushyingura mu irimbi iryo ari ryo ryose riri hano mu gihugu bavuga ko ari amanegeka cyangwa ari ibindi biza byamuhitanye. Icyakora cyo hari abazaga narindi mu batangaga ibiceri bakavuga ati hano haguye umuntu ntituzi aho yaturutse, ariko yahaguye ku zindi mpamvu ku burwayi ariko atari amanegeka yamugezeho. So abayobozi nabo bajye batunyomoza niba ibyo tuvuga tubeshya cyangwa tubahimbira, bazaze batubwira ati bihereye uyu munsi twabonye imirambi niyi ndetse twayishinguye aha n'aha ku bw'amanegeka. Ndaguha urugero, urabona hano ni ngiye bagarukiyeho, ariko bano bo haruguru utembere nawe ubabaze niba hari umuntu waba ayo manegeka yaragezeho kugeza ubwo mu mwaka ushize mpavuye. Ko muvuga ko mutazajya muri ariya mazu, igisubizo ni ikihe? Ese hari icyo mufite cyangwa hari icyo mutegereje? Nibyo nakubwiye ngo covid kuva yatangira umwaka urashize igeze hano mu Rwanda, kuko yahageze ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu, ngira ngo uwo mwaka urashize leta itarampa n'ikiro cya kahunga niyiboze ngo nyirye numve ko isharira. Byaba biteye isoni ejo bundi hereye ifasha abaturage yahereye mu Busanza. Ngewe dore shyize akaboko mu kirere, ntabwo waza kumfashiriza mu nzu ihagaze miliyoni 14 n'ibihumbi 200. Cyaba kizira akaba ari n'agasuzuguro. Uramutse uhereye ufasha ugafasha umuntu uri muri etaje ihagaze miliyoni 14 n'ibihumbi 200 waba wakishe. Ngewe zira miliyoni 14 n'ibihumbi 200 bazimpaye bahite bamaha abantu 3 ngomba kujya mfasha. Nibyo uriteguye cyane rwose, nzajya mbafasha dusinyana amasezerano, nintabafasha bazamfunge cyangwa bashyire ku giti bandasa. Zira miliyoni 14 n'ibihumbi 200. Aho ni amafaranga menshi ndahamyaho hano ushyize kuri pourcentage hano muri iki gihugu abanyarwanda bashobora gupfa bafasha amafaranga ni bake cyane. Hanyuma nyine igisubizo ni ikihe? Mugifite hehe? Hari icyo muri gukora? Urabona ko twebwe igisubizo ntacyo. Niba leta ari umubyeyi, buretse ko ntabyemera, kuko niba itegeko rivuga ko n'umupangayi agomba gusohoka mu mutungo w'umuhaye piriyave, ngewe leta ikaba itarampaye piriyave, ikaba itaranagarutse ngo irebe aho ndi naranditse, urumva nta gisubizo naniteze, kuko ngiye gukubwira nandikiye Perezida wa Repubulika ntiyigeze ansubiza, ariko n'umubyeyi yenda afite inshingano nyinshi azansubiza. Nandikiye Minisitiri Shyaka ucyuye igihe ugiye ku gatebe, nawe agiye atashubije, agahinda gakabije, kuko iyo barwa nkubwira nsubiye inyuma nanditse ku itariki 24 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2020 uciyeho, nandikira n'izindi nzego bose nta numwe wabashije kunsubiza, buretse nyakubahwa Minisitiri w'Intebe Ngirente we yarambwiye ngo kopi yayibonye, ariko icyavuyemo tewe kinateye ubwoba. Tekereza ko uyu mutungo wanjye ubona bampaga n'ibyo 30, ubu maze amezi 3 ayo mafaranga batarongera kuyampa. Niba kwandikira abayobozi ari ukwishyira mu mugozi, ubu byaranyobeye. Cyakora niba narakoze icyaha ndasaba imbabazi ku mugaragaro, yenda utwo dufaranga bongere batume, kuko twaramfashaga rwose, batume rwose. Ubu bangezemo ibihumbi 90. Batomaye nabashimira. Turagushimiye cyane. Ikindi nongeraho, mu byo natekerezaga, ntabwo nigeze ntekereza mu mbaraga n'imyaka ndimo, ko navutse muri 89. Sinigeze nifuza gusazira mu cyumba kimwe, kuko navukiye iwacu mbona izo za nyakatsi ziko baziciye, ariko burya nazo zagiraga urusika. Muntu twumva, abayobozi mutwumva, niba untegereje kumbona mu cyumba kimwe ngana gutya n'imyaka yanjye n'imbaraga afite, icyo cyurakishe. Icyakora cyo zampanisha ibindi byose bishoboka, ariko mu cyumba kimwe sinzaseseramo, nta n'umbu wanjye nzakiraga. Cyakora ugishoboye, abayobozi bumva babona bimeze neza, bazazi iyo nzu nyibahe, n'ubundi wambuye n'uwazi ntatingata. Cyakora ibyangombwa byanjye nzabibika. Murakoze cyane. Murakoze. Ubu butumwa mujye mubujyana neza, turi abanyarwanda, turi mu gihugu cyacu, igihugu gitemba amata n'ubuki. Hari ibyo dushinja se? Hari abo njya mbishinja bamwe na bamwe. Mwebwe ntacyo mbashinja, Imana ishimwe, ni nayo mpamvu rega tubiyambaza. Unarese uragira ngo mpirime njyahe, ndahirima nza kwa Theo, mpirime nza kwa Cyuma, kubera ko niwe uvuga nkaruhuka. Radio Rwanda ubu sinkireba televiziyo Rwanda, buretse ko iyo nanayicuranze barambwira ngo zimwe, kubera ubukode yenda biba byajaguye, urumva. Ariko televiziyo Rwanda umva nakuyeho akadomo, nzajya ngura 100, sinzajya mburaho mpagasa nkabona 100, ubundi nirebere YouTube. Cyakora icyo nshimira leta, yarakoze. Burya reka nkubwiza ukuri, buriya nuhemukira umuntu
uzarebe ariko njyewe bizagenda biti buriya hari ikosa rimwe ryabayeho bitazongera gupfukirana. Murakoze cyane. Twari ibibazo by'abaturage bakaza twakoze inama ngo mutubwire ibibazo ngo tubijyane, twibaza ibyo bibazo ahantu babijyana no babishyira udashobora gusubiza, nabishyira mu kabati bagafunga, byaratuyobeye. Nkuba hari ikibazo njya nkunda kubaza abayobozi batandukanye, nabaje minisitiri twagiye kuri Minaroke Professeur Shyaka Anastase, mbaza meya w'umujyi wa Kigali Rubingisa na meya w'akarere ka Gasabo bataramujyana Rwamurangwa, bose nta rumwe urakinsubiza. Hari n'abasenateri badusuye ndakibabaza, baha urugero nk'umuntu bahaye chambrette, inzu y'icyumba kimwe itagira ikindi cy'imbere, afite abana, umugore n'umugabo. Nabajije uburyo bazajya bubaka urugo abana babateze amatwi cyangwa bahanze amaso, cyane ko turi mu muco nyarwanda, kandi mbere ingaruka zizaba ku bana ko ibyo bintu bishobora kuzabagiraho ingaruka mbi, ariko nta n'umwe ashobora kukinsubiza. Ariko bisobanura neza kubaka urugo n'abafundi se? Kubaka urugo urabona umusore ava iwabo n'umukobwa akava iwabo bakajya kubakana urugo, gushinga urugo. Nabaje nyine namwe nta butazi by'umugore n'umugabo bakora mu buriri. Mu Kinyarwanda bavuga kubaka urugo cyangwa gutera akabariro. Gutera akabariro umuntu aba yagiye hanze, ni ukubaka urugo k'umugore n'umugabo kugira ngo bungure umuryango, bagure umuryango. Nta n'umwe ashobora kukinsubiza. Rero tujye twumva hirya no hino bafashe abana ku ngufu, abakobwa barongoye bashiki babo, abahungu nako barongoye bashiki babo, cyangwa n'abaturanyi, abakozi bo mu ngo bafasha abana ku ngufu. Noneho ndibaza ingaruka zizava aho hantu. Njye narabwiye bagiye guharibu akazi katari ngombwa, bajya guharibu akazi katari ngombwa, cyane ko abana bari munsi y'imyaka 18 basigaye bavuga ngo ntibaribu. Nibari baribu rero nukuvuga ngo hazafungwa abantu benshi b'inzirakarengane kubera imitekerereze mibi ya bamwe mu bayobozi batekereje kino kintu cyo kuvuga ngo abantu baba muri chambrette mu cyumba na salo. Mu by'ukuri iriya ntago ari inzu, yakagombye kuba ihaga umuntu w'umunyarwanda. Chambrette, toilette mu nzu, igikoni, nta n'igikoni nge nabonyemo lavabo, nta gikoni gihari. Nkabona aho wanika imyenda, kwanika imyenda no kujya mu byiciro, no kwanika mu byiciro, no kumesa mu byiciro. Niba wogeje amasahani hejuru uramanuka ujya kumena amazi hasi. Sanga rero iyo nzu ntago ikwiye. Nkaba nsaba mbere byose ndabanza nanashimire Perezida wa Repubulika wakuyeho minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu. Yarebye kure pe, yarebye kure kuko yaratubwiye ngo ijambo ihumure ntiyakintu na kimwe yadukoreye, akavuga ngo tumuhibaza bijyane kuba atarakemuye kiriya kibazo, akaba yaranamwicaje nk'uko mugenzi we yagiye mbere yagize neza. Ahubwo turebe ese minisita uje mushyashya n'icyo ari buhindure mu bintu byananiye bagenzi be. N'abandi bayobozi bakora nkawe turamusaba nk'abanyarwanda ajya bakura ku myanya barimo batashe gukora inshingano bagomba kubahiriza z'abaturage, kuko abayobozi bari ku buyobozi kubera twebwe abaturage. Niba badashoboye gukora icyo abaturage bagomba gukorerwa, niba bicaze bashyira abandi bayobozi babishoboye, kuko akenshi abayobozi dufite barabeshya. Hari ibintu minisita cyangwa n'abandi bayobozi nk'abo umujyi wa Kigali bavuga tuba tutabatumye ngo abaturage baremeye ngo twarumvikanye. Mu by'ukuri ntago bagaragaza naho twabasinye twemera icyo kintu, nta nubwo bakorekana interview byibura umuturage mwavuga ngo iki ndacyemera, ngo abaturage twarumvikanye. Nkabamo n'abakora ikintu cyitwa ivangura mu baturage rishingiye kuki. Muri Nyarutarama turi imidugudu ine, hari Kangondo ya mbere n'iya kabiri, hari Kibiraro ya mbere n'iya kabiri. Ariko muri Kibiraro bafashe umudugudu umwe wabariwe nyuma yacu, babishyira amafaranga yose atave n'amafaranga meza cyane, babari amafaranga meza babaye bakirungu baturenze. Banangirije ho ni minisita yaje kudusura inahanga, baravuga ngo byavuzwe na meya w'umujyi wa Kigali ngo umushoramari ngo wabariye bariya ngo yemeye kubaha amafaranga, ngo twebwe ngo wacu ngashaka kutwubakira. Ese ndabaza, umushoramari ategeka leta, umushoramari niwe uduhitiramo niba twarashoye bike byacu niba biduhe tujye gushaka ahandi twakwiturira. Ariko iby'amazu byo oya,
hanyuma tukibaza ubushize bavuze ko ngo nta muntu uzongera kwimurwa ahawe ikintu cyitwa amafaranga ngo gahunda ya leta iriho ngo niyo gutuza abantu ngo mu mazu. None se abantu bahawe amafaranga bo batanze ruswa? Twabonye harimo ikintu cya ruswa, harimo ruswa rwose igaragara. Niyo umushoramari azavuga ngo ngiye ngo ndatanga amafaranga, bari bagahabwa amafaranga, imidugudu 3 isigaye ngo nibagende mu Busanza. Cyangwa mwabonye bagenzi banjye, mwabonye umuryango bafite, hanjye muvugana hano mfite umukobwa w'imyaka 18 ariga mu 5 mu mashuri yisumbuye, mfite umuhungu w'imyaka 16 n'undi mwana muto uri materineri. Hari aho ntuye niho nkura ubushobozi bwo kujya mbishyura amashuri, kuko buri gihembwe sohora amafaranga atari munsi y'300 ya minerivare y'abana, hatagiye ibindi bakenera ku ruhande. None se namara kujya kuntuza muri iyo shamburete, baba ntibazajya kuba mayibobo, ugasanga igihugu cyuzuyemo abana binjije batazi gusoma no kwandika cyangwa batagizagira icyo bimarira kubera imitekerereze mibi ya bamwe mu bayobozi bo muri iki gihugu. Mama, mwakomeje kugaragaza ikibazo cyanyu mu bihe bitandukanye, mwaba mu itangazamakuru ndetse n'inzego za leta murazandikira, ariko byakomeje kuba agateranzamba kakandi kanyina wanzamba. Mubona amaherezo azaba yahe? Muzagera muzibukire? Oya, ntabwo tuzazibukira, kuko bajya banga intore ishakira ibisubizo, kandi na nyakubahwa Perezida wa Repubulika aravuga ngo buri muturage yishakira ibisubizo, kandi ngo intore ntiganya, naha mu bihuru yishakiramo inzira. No kuvuga ngo twandikiye mbere, twandikiye akarere ka Gasabo ko karadusubije bakimara kudigena agaciro, bako tuzabiganira icyo kintu cyo kuduhingurana. Twandikira umujyi wa Kigali, ujya kudusubiza mbere batubwira ngo ubwo ni nyuma yo kubanga ikirego cyacu ngo nitwegera akarere ngo bubahirize ibyo amategeko avuga. Dusubira ku karere turabandikira, twandikiye mbere ko Covid iza mu kwezi kwa 3, twandikiye inteko ishinga amategeko n'umutwe wa Sena, kugera izi saha nta gisubizo turabona. Buri muntu ku giti cye, nje nanditse ku giti cyanjye, twandika n'ibaruwa ya rusange, nta gisubizo cya turabona. N'ubushize twandikiye Perezida wa Repubulika turabona igisubizo, ariko turategereje ukuriya ni umugabo ureba kure, Imana yamuhaye gushishoza areba kure, ndetse icyizere mfite ko azadusubiza n'ikintu cyiza nuko Minisita Shyaka bamuhaye Gasonga Bugari ngajya bicaye hariya, hanyuma n'abandi bazi bagerageze, ariko twebera duha ishusho nziza ko yananiwe gukemura ibibazo by'abaturage, kandi babaye kugira ngo badukemure ibibazo umuturage atari muri iki gihugu. Kubona ikibazo cyane cyatumye bamushyira ku gatebe, gishobora kuba yenda kirimo nko mu bibazo yenda nk'icumi atashoboye gukemura, ariko mu byo ashaka kuba yagiyeho nacyo kirimo, turatekereza ko nacyo cyaba kirimo, kuko hano twarasakuje, kandi burya umuntu uyobora ubutegetsi bw'igihugu aba ari umuntu ukomeye ushobora no gufata umwanzuro, ariko nta na kimwe yakoze. Yaravuze ngo tuzabiganiraho, yemera nikosa, ngarasaba imbabazi uko batatugiriye vuba, ngarikara ngo baraje ngo bikore, ndetse yemera na gacaca. Ese kuki leta yemera gacaca? Suko baba barakoze amakosa, kwabemera gacaca kwicara n'umuturage, akiyo gacaca nta nubwo baragaruka. Yena dutegereje yuko Gatabaza azaza tukicarana tukamubwira ibibazo byacu, akarushaho kubyumva kurushaho, yenda ntamenye icyo Imana yakora, yenda yashobora kuza ari igisubizo. Murakoze cyane. Namwe murakoze. Umwaka urashize abaturage batuye mu kagari ka Nyarutarama ni mu murenge wa Remera mu karere ka Kicukiro muri Kangondo ya 2 basenyewe amazu yabo, aho bavuga ko bari bagiye kwimurwa ku nyungu rusange. Abaturage rero twaje kubareba aho bavuga ko baje kwibuka umwaka ushize babuze imitungo yabo. Ahangaha rero turi ni kwa Jean Dodier ihora habona, aho afite umuryango w'abana 5 bagizwe n'umuryango w'abantu 7, aho bari baje rero kwibuka hano, ndetse bagize n'ubutumwa baha nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ndetse na nyakubahwa Minisitiri w'Ubutabera Johnson Businge, aho rero bagiye bagaruka kuba basaba ko bahabwa ubutabera ndetse ko bagirirwa impuhwe. Nk'Umubavu TV rero twabakurikiraniye ino nkuru, aho bavuga yuko babayeho nabi mu buzima
butari bwiza kuko aya mazu ngo yabafashaga kwishyura amashuri y'abana, ibyo kubatunga ndetse n'ibindi bitandukanye. Kuri ubu ngubu rero ngo bakaba bari gusembera ndetse ngo bakaba bamaze umwaka wose bari mu butabera ariko batarahabwa ubutabera. Reka rero tubararike gukomeza gukurikira ibi biganiro ndetse n'ibindi bitandukanye tuba twabateguriye. Mukomeze mugire ibihe byiza cyane, turabakunda. Bye bye.